Hello guys, ikaze cyane kuri Akali Nation iwabo entertainment nyarwanda. Nkuko tumaze kubimenyera twese, muba muri kumwe nanjye Karire nkunda u Rwanda. Tumaze kubimenyera turi benshi abakunzi ba Akali Nation, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. Natwe tumeze neza, nta kibazo dufite, nta n'ikibazo dushaka kwiteza, ni vibe gusa, nta negative vibe dukeneye positive gusa. So murabizi nk'uko bisanzwe hari igihe tunyuzamo tukabahereza ibiganiro bigiye bitandukanye mu kungurana ibitekerezo bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ahubwo mfite umutumirwa, umukobwa mwiza cyane. Abahungu muri hano rwose mushyiremo kandidatire zanyu, ubundi tumuhitiremo bw'umuntu mwiza. Agomba kubona ibyiza, ntabwo afata ibyo abonye, agomba guhitamo ibyiza bijyanye n'uko nawe ari mwiza. So rero twamuha ikaze akatwibwira, akibwira abakunzi bacu, ndetse tukaza kugira n'ikiganiro nyuma y'uko twese twamaze kumenyana. Ikaze kuri Akali Nation. Murakoze cyane. Yego, atangira wivuga amazina yawe kugira ngo abakunzi bacu babashe kumenya. Twabasuhuje kuri iyi channel ya Akali Nation. Nitwa Esther. Nkuko mubibona ndi inshuti ya Karire, ni bisanzwe aka kanya nabaye n'umutumirwa. Murakoze cyane. Kubera ko tumenyeranye, uri kumva kwibwira abantu ari ibintu nyine bimeze nkaho bisanzwe, ariko mu by'ukuri hano haba hari abantu benshi badukurikiye kandi nyine batakumenyereye hano kuri Akali Nation. Ariko njyewe turamenyeranye, ni inshuti yanjye. Rero Esther, rero uyu munsi ndagira ngo umbwire, hari ukuntu njya mbona abantu nyine iyo wiyitaho cyane, iyo ukunda ubuzima bwawe, batangira kubifata nko kwirata, cyane cyane nkatwe nyine abanyarwanda. Hari imico imwe n'imwe tuba twifitemo nyine, ku buryo iyo ubonye umuntu yikunda, atoranya ibintu agomba gukorera ku buzima bwe, bisa nkaho nyine we yirata cyangwa yiyemera. Sinzi nyine ukuntu ibyo bintu ujya ubibona? Birahari mu bantu nyine, n'ubundi muri sosiyete, bitewe n'ukuntu nyine umuntu yitwara. Hari umuntu ubifata ukundi kuntu. Tuvuge wenda urugero, ushobora kuba wenda mu buzima busanzwe udakunda kuvuga cyane, udakunda gusabana n'abantu, wenyine tukaba wumva nimba gutuza aricyo kikubamo, ukumva nta bindi biri behind, kumva ushaka gutuza, nta rwango, kandi ibyo byose nyine biva mu kwikunda, biva mu kwigirira icyizere. Nta rundi rwango ruba rurimo, rero biterwa na character y'umuntu nyine, ukuntu aba aremye muri we. Yego, urakoze cyane. Uravuze ngo hari igihe umuntu ngo aba yiha nyine umwanya we, akaba ari wenyine, akaba adakunda gusabana n'abantu. Ariko mu by'ukuri kudasabana n'abantu, njye ntekereza ko bitarimo kwikunda, kubera ko iyo uhura n'abantu mwungurana ubwenge, ibitekerezo. Ntabwo kuba wenyine nanone ntabwo twabifata nko kwikunda. Ntabwo bimininze kuba wenyine. Navuze mu buryo bw'imiterere yawe, wowe nyine uba wumva kuba uri wenyine nta kintu biri bwangizeho, nta n'ikintu biri bwangize ku bandi bantu, kuri sosiyete. Ahubwo kwa kundi nyine uba uri wenyine, biba biri muri wowe nyine. Ariko mu buzima busanzwe ushobora guhura n'inshuti zawe mugasabana, ushobora guhura n'abandi bantu muhuye bwa mbere mugasabana, mukaganira. Ariko uri wa muntu nyine utavuga ibintu byinshi, utajya mu bantu ngo ahite yisanzura nyine, nk'umuntu uri sociable mu bantu nyine. Nicyo bimininze. Yego. Noneho rero njyewe hari ibintu byinshi maze kubona nyine umuntu akora mu buryo bwo kwikunda. Hari ibintu watubwira nyine wowe ufata nko kwikunda, abantu badakunze gukora cyane, ariko mu by'ukuri ibyo bintu ari ngombwa ko abantu babikora mu buryo bwo kwikunda? Kwikunda njye numva ari twabifata nko mu buryo bubiri. Hari ukwikunda ukanga abandi, wo kumva ko ibyiza nyine byose ari wowe byazaho, abandi ukabashyira ku ruhande. Noneho hari n'uburyo bwo kwikunda, like confidence, kwigirira icyizere, kumva ko nyine ni wowe wa nyawe, ibyo ukora ni ibyanjye, ndimo kubyikorera. Urumva nyine ukumva ko
n'ibyawe ukikunda kuko urabizi ko nyine n'ubundi mbere yuko dukunda abandi turabanza tukikunda nyine tukiremamo icyizere cyo kumva ko turi twebwe nyine turi abanyawe. Ni uburyo bubiri rero ntabwo nsobanukiwe uburyo urimo urambazamo muri ubu. Okay, ni ukuvuga ngo hari ijambo riba muri Bible ku bantu nyine b'abakristo bemera Imana bakemera na Bible. Hari ijambo rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Means ko mbere yuko ukunda uwo mugenzi wawe nk'uko wikunda ubanza kwikunda ukakunda mugenzi wawe after. Rero nyine hari ukuntu umuntu iyo yikorera yiha ziriya self care ugasanga abandi baramujudginga ati arikunda cyane ntabwo yita ku bandi ibintu nk'ibyo. Ariko njyewe hari ubundi buryo mbyumvamo. Kwikunda rero kwikunda bibamo uburyo bwinshi. Hari ukwikunda ukita ku buzima bwawe yaba ubwo mu mutwe cyangwa se ku mubiri. Sibyo? Nanone ukanakunda abantu kugira ngo ba bantu bazakubere inzira kuko abantu turafatanya mu bintu byo nta muntu wigira niko abanyarwanda bavuga ariko ni nabyo koko. Ariko rero urabanza wowe ukikunda ubwawe ugakunda ubuzima bwawe ukita ku buzima bwawe bwo mu mutwe ukita ku buzima bwawe bw'umubiri. Noneho rero hari ukuntu usanga nk'umukobwa yikundira utu make-up, yikundira gukora imisatsi ye akayitegura neza, nyine yabikora akabikabya abantu bagatangira kuvuga ngo arasesagura gute. Ariko turiya tuntu duto agenda akora nitwo tuntu dutuma uzi ko iyo wambaye n'umwenda usa nabi ukajya nk'ahantu nawe ubizi neza ko wagiye wambaye umwenda usa nabi uzi ko hari igihe utinya no kwegera abandi bantu cyangwa ugatinya kuvugana n'abo bantu kubera ko nyine ubuzi ko wenda hari uburyo bari bugufate. Cyangwa se ukagera nk'ahantu ukabona abantu bambaye neza wowe kubera ko waje wenda wabyoroheje bigatuma utigirira cya cyizere cyo kwikunda nyine twavuze. Ku buryo nimba wanatumiwe mu nama runaka wahagera ugatinya kuvuga cyangwa guhaguruka mu bandi kubera ko ugatinya kubera ko ubona ko ntabwo uri kuri level y'abandi kandi mu by'ukuri ntabwo ari uko bya bintu wowe utabishoboye nawe wabikora. Ariko nyine hari ibintu tugomba kwitaho mu rwego rwo kwikunda nyine nk'uko nabivuze noneho bikanadufasha kubana n'abandi kwisanzura kandi bituma n'umusaruro wawe ujya hejuru cyane kuko nyine biranagura kumenyana n'abandi aba hirya no hino guhura n'abantu mukamenyana mukaganira hari ikintu kigenda cyongeraho nyine ku bumenyi ufite mu mutwe mu bitekerezo hose. Nyine ni byiza kuba wahura n'abantu mukamenyana mungurana ibitekerezo kuko nyine urumva n'ubundi uri wenyine yego kwa kwikunda n'ubundi basanzwe wikunda ariko none ukagerageza kwegera n'abandi mukungurana ibitekerezo nyine bakagenda musharinga biba byiza kurushaho. Kubana n'abantu biba byiza kurushaho. Noneho rero hari n'utundi tuntu tutitaho ariko two tuntu mu by'ukuri ari ingenzi kandi tugira ama effect manini ku buzima bwacu. Hari nko kutagira gahunda. Uzi ko buriya mu kutagira gahunda byica ibintu byinshi noneho bikangiza n'ubuzima bwawe. Noneho rero gahunda ntabwo ari kwa kundi ngo ufitanye n'undi muntu ikintu muri buza gukorana ngo niyo gahunda gahunda yawe ukavuga ngo ngomba kubyuka aya masaha ngomba gukora ibi n'ibi noneho nkaryama aya masaha ngomba kurya ibi n'ibi ibyo ukorera umubiri wawe. Ibyo bintu abantu ntabwo bakunda kubyitaho. Hari igihe ujya nko muri resitora ukagenda ugasanga ariko nanjye byambayeho ntabwo naseka abantu cyane ariko ukajya nko muri resitora wahagera bakakubwira ngo dufite ibi n'ibi n'ibi ugasanga uhise ubabwira ngo mumpitiremo cyangwa ugashaka kubabwira ngo ni ibihe byiza mu by'ukuri ntuzi ibyo ukeneye. Ariko umuntu ugira gahunda aba azi ibyo akeneye mu mubiri we niho iyo ugiye ufata ibyo bandi baguhitiyemo cyangwa wowe ntubigiremo uruhare cyane ni hahandi usanga abantu batangiye imibiri yabo ikaba deforme ugatangira kugira ikintu cyitwa body shaming. kubera ko ntabwo umubiri wawe wawitayeho ntiwawuhaye ibyo wari ukeneye kugira ngo nawe uguhereze bwa bwiza ukeneye ya figa nziza ukeneye. Noneho wagera mu bantu ugatangira gutinya uko uteye. Hari umwenda utakambara nk'abakobwa hari
nyine ukaba nyine ukagira ipfunwe ku bantu nyine bitewe n'ukuntu ugaragara inyuma kandi mu by'ukuri byahereye hehe byahereye nyine mu bitekerezo byo kumva ko nyine ntago uracyafite akajagari ko kumva ngo ese nkeneye iki ngiki ngomba kugikora igihe n'iki kandi sinkurikize iby'abandi nyine bakora wowe bikore kwa kwikunda twavuze kuko bikurimo ngomba kubikora ngomba kubikora ndabikeneye nkabanza nkanamenya ko ese iki kintu ngiye kugikora kuko ni njyewe ugishaka cyangwa ndi kugikora kuko abandi bagikoze mbarebereho ngikore oya ugomba kugikora nkawe nyine se nkeneye iki nimba ari mu buryo bw'umubiri ushaka kwibuka mu mubiri ukabyuka uvuga ati mfite rutine uyu munsi wenda yo kujya muri siporo uyu munsi mfite inda nini mfite wenda ukuboko kudafite kunini nshaka kugabanya wowe nyine ibyo bitekerezo wowe ukagenda ubyishyiramo ntuvuge ngo kuko Karire nyine afite mu nda zeru reka nanjye mpite nihura muri siporo ngo mere nka Karire oya wowe banza utekereze mu mutwe uvuga uti se iyi nda mfite byakunda ko nayigabanya noneho uhita ufata umwanzuro uvuga uti ngomba kujya muri gym ngomba gukora siporo utu exercise nyine dusanzwe yego iyo ufite gahunda urumva n'imitekerereze irahinduka kubera ko urumva utangira gutekereza nkeneye ibi nkeneye kugera kuri ibi hari ibi ndi gukora ndabikora gutya ugatekereza nkawe utagendeye ku bandi ibaza noneho kwifata ukigana abandi bantu wenda ngo ari kuri diet n'urugero ugasanga wowe utangira gufata guhindura imirire noneho ukiyicisha inzara kubera ko utabizi cyane utabifatiye umwanya ugatangira kwiyicisha uzi ko umuntu ushonje adatekereza neza ntagatekereza wari ubizi ntagatekereza wowe mu mutwe nyine haba harimo ikintu cyo kumva inzara wari uzi ko inzara itera kwiyanga iyo ushonje nyine uba wumva wiyanze uba wumva abantu nabo nta tension bafiteho buriya nyine inzara ni ikintu gikomeye cyane yes ugomba nyine kubanza ukamenya ngo ese nyine ubuzima bwanjye bumeze neza nta nzara ntaki kuko ushobora kwigana umuntu wa mugani nk'ibyo wari uvuze ukicisha inzara just kugira ngo umere nkawe ugasanga inzara nyine ikumereye nabi mu mubiri ugize inzara utangiye kuvuga nabi utangiye gutekereza nabi ntabwo ari byiza rero wowe kora ikintu nimba ugiye no mu kazi karakunaniye utangiye kubwira abantu nabi utangiye gukora ibintu wihuta wumva ko amasaha yatinze kugera ngo ugende ibintu nk'ibyo nyine ni ukuvuga ngo imitekerereze yawe ugomba kugira gahunda kugira ngo bigufashe no mu mitekerereze yawe ubane neza n'abandi yego nanone bikagufasha gushyira gahunda zawe ku murongo n'ubuzima bwawe bukarushaho kuba bwiza none se ubundi mu by'ukuri kuki abantu dushyira imbere cyane ibintu ngo ni uko bigezweho kandi mu by'ukuri nyine hari ibintu byangombwa byiza tugomba gukora ukaba ubizi neza ko kurya ibiryo wenda biri healthy ni ukuvuga biriya biryo biba birimo intungamubiri ni byiza ku buzima bwawe urabizi neza ariko kubera ko wenda hari ahantu hashya bari gutanga amaporomosiyo ya baga tujyayo kabisa kandi udasanzwe uyirya muri make kubera ko nyine wahakunze abandi bamaze iminsi bahavuga cyane ukumva ngo iki kintu kiraharawe nanjye ngomba kugikora ubwo rero ntabwo uba wikunze byenda twavugaga mbere kuko iyo urimo urikururiraho ikintu urabizi ko ntabwo usanzwe ugikoresha wowe uzi umubiri wawe ko uteye uzi icyo ushaka ntabwo nyine nabivuze na mbere ntabwo ugomba gukora ikintu cyiza ku mubiri wawe kuko ukirebeye kuri runaka kiri buhe ubuzima bwawe kuba nyine gutanga ubuzima buzira umuze niko nabivuga rero izo baga njyewe Esther nshaka kuba ntarya baga nanayumva gutyo gusa urumva ukaba uyirya noneho nkabona urimo uragenda ukambwira ngiye kurya baga n'ibiki noneho nanjye kako nyine menyereye ko abantu bakunda baga n'ibiki ese kuki nta testing numve nyine ukuntu baga imeze bashobora kuba banayirya wenda bakongera umubiri ukiyongera cyangwa ukananuka noneho nkagendera kuri icyo kigare cyo kumva ngo Karire agiye kurya baga menya ariyo mpamvu agira shape nziza nanjye reka mite ngenda nkagendera muri icyo kigare ariko imibiri yacu itandukanye yes ibitandukanye ariko nabwo ugomba kubitekereza ukavuga se
kuriya nanutse akaba arya baga nta kibazo, kuki njyewe nyine nshobora, kuki njyewe wenda nyiriye nta byimba ngo mbyimbe kurenza uko nari imeze, ugasanga nyine bise bipfa. Rero ugomba kubanza ukamenya iki kintu ngiye gukora gifite inyungu ki ku mubiri wanjye, nta kintu kiri bwangize, ntacyo kiri bwungureho. Twagera ku musozo w'ikiganiro cyacu, tugushimira cyane Esther wakoze kuza kwitabira ubutumire bwacu, ariko nanone nyine twibutsa abantu cyane kwikunda, kuko twagiye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibyiza byo kwikunda ni uko bikongera confidence, bituma usa neza, utekereza neza, ariko nanone iyo utiyitayeho bituma bangamira abo mubana, ukabana nabi n'abandi, bigatuma udakora neza akazi kawe, ukagira umunaniro ukabije, bituma wihama limite kubera kwa kuntu ugaragara, bigatuma utinya ku approachinga abantu bashobora kukugeza kure. Urumva ko nyine mu by'ukuri ikintu cyo kwikunda, kwiyitaho, kwimenya turagikeneye cyane, kuko turagikeneye. Ariko tutarasoza, nyine wabivuze ngo urabona aho igihe kigeze, abantu nyine bari kwihuta cyane, kuko urumva nyine iyo mugenzi wawe akoze ikintu uba wumva nanjye naracitswe kangikore, urumva. Rero nyine wa mugani nk'uko wabivuze, umuntu uba ugomba nyine kumenya ngo ese nubwo ibintu byihuta, itembera ryihuta, nyine ngiye ngomba kurigendamo gute? Ngomba kurigendamo gute? Ibintu byarahindutse, abantu bakora ibyo bashaka, nyine abantu barajagaraye, bafite nyine ukuntu bakora ibintu vuba vuba kugira ngo n'igihe ubona cyabajyanye nyine. Nimba kwikunda nyine wikunde, ugende slowly, buri kimwe cyose ushaka step by step, wibitwaramo nyine vuba vuba ngo nuko abandi nyine ubona bagiye bagusize. Bitware neza bitari mu kavuyo. Nanone bajya banavuga ngo iyo wihuse cyane hari igihe urenga iwanyu, urenga inzira, uratashye, ariko kubera ko wafatiyeho kabisa ugahita urenga iwanyu, ugakomeza ugatambuka utaha. Rero bagomba kwikunda mbere y'ibindi bintu byose, bakiyitaho mbere y'ibindi bintu byose, ukamenya icyo ushaka mu buzima bwawe, ukamenya icyo kiri kuzanira amahoro, kiri bukwinjirize mu buryo bw'imitekerereze. Buriya kwikunda ntabwo ari mu buryo bwo ku mubiri, no mu mitekerereze, no mu mitekerereze ukamenya se ndashaka iki, ibintu byawe byose ukabishyira kuri gahunda, kitari bukwinjirize ukaba ugishyize ku ruhande, ikiri bukwinjirize ukaba ari cyo ubanza imbere, byose nyine ukagenda ubishyiraho bitewe n'icyo ushaka, nyine kiri vuba vuba ku buzima bwawe, ntugire akavuyo nyine. Mwakoze cyane kudukurikira, hanyuma rero ntimwibagirwe gusharinga, mukore subscribe, mudushyigikire kugira ngo dukomeze tubategurire ibintu byiza, kandi ibyiza byinshi biri imbere. Mwakoze cyane rero guys, see you.